umugore yakwifata agakubita umugabo si ubwo uwo mugabo ubundi yaba ari umugabo mubanze mumbwira urakwita umugabo se kuko yakubiswe cyangwa nuko atirwanya ngo umugabo umugore yatinyutse akamukubita urushyi uwo ntabwo ari umugabo ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo umugabo ari umumarayika nta nubwo umugore ari umumarayika ariko uko byamera kose basabwa kubana aho umwe agize intege nke akaba ariho intege z'undi zizamukira ibyo ni ibintu bisanzwe nababuze ababyeyi kandi ababyeyi bahari ntabwo ababyeyi bafite umwanya wo kwegera abana tuzayigarukaho reka tuzayivugaho ubutaha nayo kuko ifite ibyayo harimo icyuho ababyeyi ntabwo barimo kubona umwanya wo kuganira n'abana kubera kwirirwa wenda dushakisha imibereho duhiga ya mvugo nyine dukunda gukoresha ariko muri wa mwanya muto y'umubyeyi abona aba ari umubyeyi umwe aba ari ababyeyi babiri ubwo reka mbijyanirane bashakemo n'umwanya wo kuganira n'abana abakunzi babo biri mu TV twongeye twaje urabona yuko za ntore zacu zitadutenguha zagiye kujya mu bushakashatsi zikatuzanira ikiganiro cyiza kandi kinoze kurikije uko mbareba ku maso urabona yuko rwose bifunze bihereje reka rero ndabona mikoro bayegereje nabo abanze badusuhuze ubundi twanzike batubwire icyo badushyiriye mu gaseke rero hano uburyo bwanjye bwana Isaac wiriwe neza meze neza ndabona umeze neza kabisa nubwo rwose ibyo ndeba inyuma ntazi niba nabyo biri imbere ariko jusque là ça va merci okay basuhuza abakunzi ba televiziyo yacu ndabasuhuza cyane kandi ndabakunda bakwikirije ubwo bakwikirije ntugire ngo bigenda kandi turamenyeranye yanzika rwose amazina yanjye ni yayandi nitwa Nshimiye Isaac ndaje ngo twongere tuganire twungurane ibitekerezo murakoze cyane ndabona rero wasohokanye n'umutambukanye kazi mwiza kandi umeze neza Madame Christine abantu bagukumbuye umwaka wa 2024 warikuye urakubita umara hafi kwezi kwa mbere kose utagaragara imbere ya kamera zacu none ndabona wongeye waje meze neza mwaka wagenze neza nawe urebye ku isura tubibona ko meze neza cyane kandi rero ngira ngo wahera wifuriza ku badukunda abakunzi bacu badukurikira ku manywa na nijoro ibiganiro byacu bakunze no gushima ukabasuhuza ukabifuriza n'umwaka mushya ndabasuhuje cyane kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire cyane ko ari bwo ngeze hano muri izi studio muri uyu mwaka ndabasuhuje cyane abatanyibuka amazina ni Uwera Christine uko bisanzwe tuza hano kugira ngo tubasangize ibitekerezo bitandukanye ku nsanganyamatsiko zitandukanye turahari rero kugira ngo byose tubishyire ku murongo ngira ngo hari ijambo dusoma muri Bibiliya ngo ntabajyana batasezeranye ahangaha rero namwe ndabona mwazanye sino kujyana gusa ahubwo mwanajyanishije wasanga tunazi ndabona mwanajyanishije bavuga ko munasa ntabwo yabagize nka wa wundi nakoze rero kuza rwose ndahira ngo inama se mwagiye ni iki mu by'ukuri mwakoze mu kigega muracugusa murazunguza mukubise hasi musanga ari iki mukwiye guha abantu h'ubunane muri mwaka mushya turimo tunatangira urakoze cyane munyamakuru iyo tuza tuje kubasura ariko burya nubwo twatinze burya ngo nta nutinda adahambira twaje rero twikwije biragaragara bira byose mu gaseke ntiyabuzemo uburyo bwose mwifuza rero aho mutuganisha aho muniga murasanga umuhogo twishakire rero twakwishakira rero twamenya iki mutangiranye umwaka niyo mpamvu tubwire ikijya mbere sawa hanyuma nk'abarimu babigize umwuga yenda bashaka no kwigira umwuga kuko mwabyize nk'umwuga hari n'ababigira umwuga bakavuka bifitemo ako kantu uwo muhamagaro wo gukunda kurira biri mu maraso ibyo babyita calling
bikaba byamaze kuba bikarenga profession bikaba vocation. Rero ndabona nka mwebwe mwanyuze muri byose rero profession sawa vocation mubyimvamo ndagira ngo uyu munsi rero bose mumfashe dufite ikibazo cy'uburezi n'ireme ryabwo mu Rwanda nyuma by'umwihariko ariko bituvuze ku burezi akenshi dukunda gukomoza ku burere ndagira ngo umunsi tubitwarire hamwe ariko twibande ku gice kimwe cy'abana bakunze kuba hari ab'imfubyi barerwa badafite ababyeyi babo genda akabipfubye ku mupapa agapfusha se akabipfubye se ku mama agapfusha nyina mubyeyi umwe akazimira abantu beba akagenda yenda ukumva yari mu bihugu yo ngiyo nta kundi umwana ntamenye iyo yarengeye hari ndi bamwumvise ati ngiye kuva navuka sinzi umubyeyi nabaje guma ati papa wambyaye yabaje papa birabajije papa ngo mama wambyaye abahe se ngamusubiza ngo yaradutaje nyibuka sigeze menya mama wambyaye narakitube hari indirimbo njya no baririmbira ise ngo yagiye kwandaringa yabonaga abandi bana ngo bakina ariko nawe yango ngo yavuze ise ngo yagiye yavuye mu rugo ajya kuwandaringa mu miki ngo nende woman is not good akabiga se kwa gasesa ngo ntakiza ariko birababaza noneho ngo iyo nkuru madam Dakitibe rero ngo kuntu byagenze se yari yagiye gutembera aho yagiye gutembera mu Bugande ubwo bataje bagare ngo nagatara ani cyacyuye mu Bugande yaje bishaka imbarara sagara ari cyo rataje ari gutahira mu isoni umusaza we ngo yavuye muri quartier ziwa muri South Africa warakiduke arangije ngo ageze agenda agiye guhaha aho guhaha yirongorera undi mugore bari wibanira nyina sinzi ko aje kubyumva niba baramwandikiye niba telefone zarahageze bagahamagarana umuhamagara amenye yuko ngo yarongo undi mugore ngo yahise afatwa n'umutima ahitagwaho umwana asigara ashaje ati nyange nkora wandaringa every way yanshakisha zaza ryari koko dawe so abana nk'abo rero ni benshi bariho mu isi none se mwebwe nk'abarezi abo bana barera gute yo muhuye nabo niba mubafitiye aho mujya muhura mwigisha muti bisanzwe by'uburere mu bibaha muti Isaac urakoze cyane ngo buriya wenda icyo naheraho nongera kwibutsa nuko uburere buhera kuva umwana agisama burya ko umwana yasamwe mudu yasamiwemo bamutwite burya uburere buba bwamaze gutangira bivuze ko uburyo umubyeyi utwite umwana uburyo abayeho ibyo arya imibereho ye umwuka ahumeka imyambaro yambara indirimbo akunda kuririmba cyangwa se ibiganiro akunda kumva ibyo akunda kureba ibyo byose burya bigera ku mwana iyo amaze kuvuka rero noneho aba amaze kugera mu isi yakirwamo n'ibintu bigiye bitandukanye kugera ku rwego nawe atangiye wenda kumva ibyo yumva burya bigira uruhare mu burere bwe ibyo arya ibyo abona ibyo byose biramuherekeza bikamugeza wenda ageze mu biganza by'abarezi kuko urabizi yuko akenshi nk'umwana wenda ugiye mu mashuri y'incuke nibura atangira ku myaka niba atari n'ine n'itatu nibura akaba avuye mu biganza by'ababyeyi ubwo rero kuva agisamwe kugera kuri ya myaka 3 hari uburere yahawe kandi yabuhawe n'umuryango gukomeza kugera kuri ya myaka nyine atangiye amashuri y'incuke gukomeza hari ubuzima bwose burya n'uwarangirije za masters na za PhD akomeza kwiga twebwe rero iyo agiye abana batwakira kenshi nakunze gukora mu kigo cyakira abana ba secondaire ubwo n'abana bagimbutse umuntu yabyita abo rero burya tunabakira baranyuze mu bindi byiciro tujya duhura rero n'imbogamizi zo kwakira bene abo bana kubera yuko usanga bagaragaza imyitwarire itandukanye n'iby'abana barezwe bombi n'ababyeyi bombi kuko usanga ari agahinda ku ruhande rw'umwana kuba akubwira ati wenda papa numva ko ariho ariko ntabwo ndamubona
ku buryo n'imyitwarire agaragaza rimwe na rimwe ushobora no kumugirira impuhwe. Urugero ubona yuko nk'igitsure cy'abamama kiri ku rwego rwacyo. Burya ababyeyi b'abamama niba ari uko baba baratwise b'abana bari nk'amaraso amwe ugereranije yenda n'abagabo byanze bikunze. Igitsure cyabo rero n'imiterere yabo kandi igitsure cyabo kiroroshye kirangwa ku rwego rwacyo. Ntabwo yakwifuza ko umwana we yabaho mu buzima budakosoka cyangwa se ngo abe agira imyitwarire itaboneye, ariko kandi n'igihe aba adafite cya gitsure kigera ku nyota y'umwana. Niba ariko nabivuga sinzi niba biri bwumvikane. Yego nk'umwana rero warezwe na wa mubyeyi umwe wenda w'umumama, hari igihe wenda ahura n'igitsure cy'umugabo ari uko ageze wenda ku ishuri, noneho mwarimu yashaka kumushyiraho cya gitsure nyine kinakenewe kugira ngo atamenyereye bigahinduka nk'urwango. Bishobora abantu banarangaye wa mwana ashobora no kwanga ishuri kubera wenda mwarimu w'umugabo runaka umwigisha rimwe na rimwe ushaka kumushyiraho igitsure watigeze abona. Kuko burya umwana kugira ngo agere mu mashuri kwa burya kiba ari igihe kirekire. Aba yatarabonye rero papa ntabwo biba byoroshye kugira ngo yakire cya gitsure gisa naho kimwituyeho. Ariko nibura iyo byatangiye akiri mu rugo yajya kumena ikirahure papa akagira gute akamubuza, burya akaba ari agatsure. Yafata urwembe agiye kugira ibyo yangiza, papa akamubwira ati oya birabujijwe. Yajya kugira ibyo ahungabanya wenda niba ari imyenda yanitse cyangwa ari ibyo agiye gushyira mu mwanya utari uwabyo, ibyo byose wa mubyeyi w'umupapa iyo amubujije nibura umwana akura azi neza yuko papa burya hari ukuntu nawe agira gute agira igitsure. Aho rero bijya bitugora iyo nyine wakiriye umwana iyo mu bigo bya segonderi byo biba ari n'ibindi, kuko burya umwana ugeze muri segonderi aba amaze kumenya gutandukanya ururo n'icyatsi mu buryo budasubirwaho. Ubundi yakwiye kuza niba umubwiye iburyo ni iburyo, niba ari ibumoso ni ibumoso, ubundi byakwiye kuba byumvikana muri uwo mucyo. Hagasigara utuntu two kunoza duke kubera ko abantu bari nyine hano ku runtu ariko baba ari babana n'ubundi bakwiye kuba nabo bazi umurongo wo gukurikira. Hari igihe bigorana nyine wakwakira bene nk'abo bana ukabona neza ni hafi nko guhera kuri zero. Urakoze cyane uvuze ku ruhande rw'umupapa nawe binongeye. Reka tubaze na madame Christine. Namahoro Christine. Tubwire no ku ruhande rw'umwana wagize lack, wabuze yabyita igitsure cy'umupapa, niba nawe ubyita urukundo rw'umumama cyangwa sinzi uko ubyite, wabuze uburere n'uburezi buva ku mubyeyi w'umugore. Hari akantu kamwe ni urubanza ariko nkavugaho Isaac akomojeho. Avuze yuko akenshi ababyeyi b'abamama ngo nta gitsure baba bafite imbere y'umwana. Yego. Kuko numva ari umuntu ku giti cye runaka byaba byananiye gushyira igitsure ku bana, navuze ko kiba gihari ariko kiri ku rwego rwacyo. Ariko ntabwo bivuze ko hari ababyeyi b'abamama bashobora gushyira ku mwana igitsure kandi akagendera mu murongo muzima. Ko abenshi muri iki gihugu bagiye bagira izo ngorane zo gusigarana umubyeyi umwe, kandi umubyeyi akabarera akabakuza bakavamo abagabo bakavamo ababyeyi beza. Mu by'ukuri rero biterwa nanone n'ingamba umubyeyi wasigaye yafashe n'inshingano yafashe. Abemeramana bo tunavuga yuko Imana iba ifite ukuntu iguhereza izo mbaraga zo kuba wakwita kuri uwo mwana cyangwa se kuri abo bana wasigaranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko haba hari ingorane, hari imbogamizi kuri uwo mwana warezwe n'umubyeyi umwe, yaba umumama yaba umupapa, kuko hose birashoboka ko yasigarana umubyeyi w'umupapa cyangwa agasigarana umubyeyi w'umumama. Hari challenges, hari imbogamizi, hari birantega biba bihari. Icya mbere uwo mwana bamwe na bamwe iyo uwo mubyeyi yasigaranye atamubaye hafi ngo amwereke urukundo, bimwe mwavuze mu isekeya, amube hafi amukurikirane amwereke ko agomba kwiyumvamo ko ari umuntu ufite agaciro, ko ashobora nawe
donc akeneye kwerekwa urukundo akarwerekwa n'umubyeyi umurera. Hanyuma rero iyo ageze ku ishuri nanone mbona ko haba hakwiriye kubaho communication hagati y'umubyeyi we yasigaranye ndetse n'abarezi. Iyo hatabayeho communication ngo umubyeyi avugane n'abo barezi bamurera ku ishuri, cyane ko ari natwe tuba tubafata umwanya munini, usanga habamo rakine, habamo icyuho. Ariko iyo bahanye amakuru ukamubwira umwana afite ibibazo ibi n'ibi, mutereta mu buryo ubu n'ubu, n'umurezi nawe mu mpano yahawe nk'uko twatangiye tubivuga ni vocation, hari uburyo amanaginga umwana, disipurine ye ikagenda neza kandi bikanamufasha n'amasomo akayakora neza. Ngenda mbibona rero hari abagerageza, batagerageza nabo babaho, ugasanga ntibakurikiranye abana, ariko kuba bigerageje n'ukuri bitanga umusaruro, ukabona ko nta cyuho kinini gihari, umwana akiga kandi akabasha gutsinda. Yego, twagiye rero mu rugo. Mpereye kuri Isaac, umwana ari mu rugo afite umubyeyi umwe, reka nkomeze nkwibandeho nk'umugabo. Umubyeyi, abagabo benshi bafite ibyo bibazo, rimwe na rimwe hari abagabo baba n'imfura nubwo atari benshi, yasigara agize ibyago yenda umugore ararutaye nka wa mwana yandimba twatangiye turirimbaho tutanazi cyane, yenda bo muri studio badufasha bakanatuzamurira tukayumvaho gatoya. Hanyuma cyangwa se umubyeyi yavuye muri urwo rugo yarwaye, se hari abantu barwara ku buryo ashobora kwamubita kugeza azanarwayo, wimiruka kugwa nta kindi kimaze, cyangwa se aranapfuye, byose bari ibintu bishoboka. Uwo mugabo wamugira nama ki, akwiye kwitwara ate mu kibazo nk'icyo ngicyo agiyemo? Navuze ko abagabo b'imfura ko hari upfu ushobora gupfusha umugore, none mu kwa kabiri akarongora mu kwa gatatu akazana undi, cyangwa se rwose ku kiriyo, bibera ku kiriyo, bamwe mu baje kumutabara bateguma hano ubufasha kandi ubuzima bwakomerezaho gutyo. Harakaba n'uvuga ngo mambo kwisha komerezaho agashyizwemo numva abo baravuga ngo niko kabe ngako kantu niko kabe biri ntacyo bitwaye ngo bakwanga kaza kari kabi agakomerezaho yenda kabe kabe cyangwa kabe keza, ariko akariho bujya kuvuga pe. Hanyuma hakaba n'abandi babipfura avuga ngo uwanje aragiye, uyu ni Imana yari yarangeneye, mambo kwisha ubwo nibyo. Akarera umwana yabo umwe baba babiri baba batatu, akabagwagwana, akabase, akaba nyina, akaba byose kugeza ku musoza abashingiye. Hanyuma ariko mwizo ngorana abo babyeyi bagenda bacamo nk'umurezi taranakomeza aho hantu tubanze tunashimira abo bapapa babasha kurera abana, n'ukuri ni intwari zikomeye cyane. No mu cyumweru ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ntabwo ari ibintu biba byoroheye umupapa gusigarana utwana akaturera. Barahari ni ukuri aho bari hose, Imana ibahe umugisha. Ni intwari pe, kuko biragoye. wabivuzeho Christina kukinyibutsa abagabo bakomeze batwaze rwose, hano kuva ku butwaro ukaba intwarane ni intwari. Turabashimiye. Umbaje icyo kibazo mpita nibuka igitekerezo nigeze niga nkiri mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, igitekerezo cy'umugabo bita Petero Nzukira. Rimwe yigeze asigara mu rugo, ariko ni abari se w'abaneti baratandukanye, ariko bo mukibuka kuri Petero Nzukira mubaza no kujya kuri baneti nawe ari ukuntu yarerwaga na nyina wenyine, tuzaza gukomerezaho yenda cyakora bishobora kugira n'isano. Ariko njye wavuze iby'umupapa usigarana abana, mpita nibuka uburyo Nzukira rimwe na rimwe yajyaga ataha yitonganya ngo mu rugo ngo ntibiratungana, ngo ariko se yabaga yagiye ngo gutemurira ishyamba nyine akora imirimo, yagera ugasanga wenda nta biratungana, agatangira agatunganya abo mu rugo.
rimwe rero umugore aravuga ati reka tujye inama ariko tuzagurana imirimo gatoya hanyuma nzajye gukora ibyo wakoraga noneho nawe uzasigare mu rugo ariko nzokira sha byamubiri ariko nzokira asigaye yishimye avuga ati yabanje guserebra avuga ati ugende rwose genda nayo nje numva ko umunyu wakoze ifiriti ya mbere byaje bikunze bimvaga ko hari ukuntu agiye koroshyamo ariko byaje kumubera ibitangaza yagiye kuvoma ahetse igicuba agiye kudubika ngo avoma amazi amata yose yameneka mu mutwe asize ingurube ngo ayiziritse niba ngo aragiye agasanga yari ibyiri kubomboranya azirika sine hejuru y'inzu ibintu bigagatoko umudamu atashyiraho nimugoroba yasanze ibintu byayoberanye umwana ntiyakarabye ntiyariye guteka wapi yari yamusigiye n'umwana wese ariko urumva kenshi umwana ntasigara mu rugo se ariko niba bari babyihitiyemo rero turi kuri icyo ngicyo usanga imirimo yo mu rugo bose pe ntago ibereye abagabo hako mukiri kwicyo kicyo yenda urumva gato nk'abasohotse mu nsanganyamatsiko yacu uyu mugabo nzukira cyangwa akansubira inyuma gato ikintu cyitwa uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda ngira ngo barabitangiye kera uyu mwandiko wari umwandiko mwiza mu myandiko yo kwerekana ubushobozi bw'umugore ko ashoboye pe kandi aho umugore yagiye guhinga nanjye yacyuye umubyizi we yarawufite byari bimeze neza cyane agatashye yasanze umugabo mu nkono mu ziko reka umwandiko tuzawuzane twongere tuwuvuge neza urabona haciye n'imyaka myinshi ariko multipurpose ari bakesaki nari nkirimo mvuga ukuntu imirimo yo mu rugo shabura abamama hari ukuntu nyine binyuramo mu rugo ibintu bakabihuzahuza bikabyara ibindi bintu bifatika ariko abagabo buriya tujye twemera hari imirimo tudashoboye nubwo twanayigerageza nyine bikaba kwakugerageza ariko mu by'ukuri wareba ugasanga hari urwego nyine bigarukira ubwo rero iyo byabaye ari ibyago byo biba kandi gahinda kubera yuko umuntu agize ka gahinda ko kubura uwe bashakanye amusigiye noneho na ya mirimo n'ubusanzwe muri kamere y'abagabo tudashoboye ubwo urumva ibibazo birenze bibiri aho rero icyo biba bisaba nk'inama nizo wambazaga kuri bene abo bapapa ikiriho cyo ni uko abana uko byamera kose baba bakeneye uburere biba byiza iyo umwana abonye uburere bwa mama ndetse n'ubwa papa kugira ngo akure ari umwana udafite icyuho icyo ari cyo cyose buri ruhande rwose yumva yarabonye ibyo agomba kubona biturutse ku babyeyi iyo rero bigenze gutyo umupapa agasigarana abana ni ikibazo kandi nyine kinumvikana kuko kurera uri wenyine kuko burya kugira ngo umwana umurera agere ku rwego abasha nawe kwifasha ntabwo ari imbaraga nkeya umugabo rero ashobora kuba atazifite icyo ni icya mbere ariko nubwo yaba atanazifite icya mbere ni ukubanza akamenya yuko ibyo bintu bishoboka nyine bibayeho yamara kubyakira akamenya yuko ba bana ni amaraso ye ntabwo ari bujye kubatererana cyangwa ngo abaragize kubera yuko mu yandi magambo ingorane niba zibayeho arishakamo imbaraga mu kwishakamo izo mbaraga hari icyo bavuze ngo hari naho ngo birangirira ku kiriyo agahita hafata undi bagakomezanya nkaho n'ubundi bari basangawe ibyo bintu biranagayitse nubwo wenda bishoboka ariko ntabwo umuntu yabishyigikira kuko byanze bikunze niba afashe na wa wundi b'abana bakwigendera asize bashobora kuhatesekarira kubera nyine ibyago by'uko mama wabo atakiriho ariko mu Abanyarwanda baravuga ngo burya utareze imfura ntarera ikironda mfura si umugani nyarwanda se wa wundi n'ubundi bakomereshanyeje ku kiriyo n'ubundi bagiye kubyarana abandi bana nta cyizere cy'uko nawe nasitara azarera ba bandi n'ubundi babyaranye bivuze ko rero ubutwari bwa wa mupapa buzagaragarira bwa mbere mu kwihangana mu kwita kuri ba bana mu bushobozi afite hanyuma wenda mu gihe gikwiye niba wenda niba zaza n'undi simbizi ariko akenshi ba mukeba twasanze mu muco nyarwanda bitaryoha ni ba mukase usanga n'ubundi ikibazo gishobora kuvuka ugasanga ba bana barahatesekariye bakagira agahinda kuko baba barabuze mama wabo bakongeraho n'agahinda ko kuba bagiye kubaho nabi kubera iki kubera yuko papa wabo yazanye
yazanye undi mudamu uje ngo kubarera, rimwe na rimwe ugasangana bihuye, ariko wa mupapa aramutse yihanganye ko bariho nanjye ndabazi, bagiye barera abana babo bakabasigarana, bakabarihira amashuri, bakiga bakarangiza bakabashyingira, kandi ubwo nibwo butwari burya. Ari no kuragira inyana inka yasize inkono ku ziko, nabona inka irashonje ayoriza hejuru ku bwatsi ibirisha ati kugira ngo utaza no kugira ikibazo yizirika ikiziriko aho ngaho, urumva uko byagenze. Hanyuma nyamugore nawe atahiye ugatino kabaye abona inka iranagana, ariko umugabo nawe ngo anaganaga mu gisenge, sinubwo yashatse gusimbuka ngo ive irambiwe yo, none nzukira no yari yunamye nyine acana umuriro, kandi ikiziriko kiri ku kaguru ahita azamuka kimushita yishita hejuru, umugabo anagana mu gisenge, inagana ku kibero cy'inzu byari ibirori. Umugore watahiye sasa abonye nk'inagana ajya gutabara izine ngo idapfa, akasi ikiziriko, nzukira yarabaritse baruka no muri ya nkono yari atetse ngo bari barakutse amenya ngahe, ahubwo urumva ko wibuka. None urumva ngarutse kuri wa mugabo, yego navuga ko atagenda uyu mugabo ugize ingorane zo gatsindwa, agapfakara by'amanzaganya, afite abana nabo twita batoya, yego akaba atazi guteka, ntazi gucunda, ntazi kwahira ubwatsi, ntazi gukubura, ntazi ibi n'ibi, cyangwa se ntabishoboye. Burya hari ibintu abantu badashoboye, yego mbese uyu mugabo akomerejeho bya bindi mwavuze ngo niko kabi, akomerejeho agashaka umuntu ushoboye ibyo bintu waza kubimukorera neza, aho si byo kuruta gushaka kwikorera nk'aka kagabo kitwa ngo niba ari gashirukanye ushatse kwikorera umusozi ngo ari kuwukiza umwana. Njyewe icyo navuga aho ngaho, turi kureba ku burere bwa wa mwana, ntabwo turi kwita cyane kuri papa cyangwa kuri mama, kuko bo ni nabakuru. Wa mwana akeneye kurya n'amata, akeneye, turi kwibaza ngo wa mwana kugira ngo azakurane uburere bukwiye, yego arasabwa iki? Ya mirimo nubwo inagoye ariko iranashoboka. Ntabwo ari ibintu byacu akenshi rimwe na rimwe tunibebeza kubera yuko nyine dufite abayidufasha, ariko iyo byamaze guhinduka hari ibintu, none se ubu nta duce tw'igihugu abagore baheka bakajya mu mujishe, ariko buriya tuzi ko guheka ari iby'abagabo, ariko iyo byabaye ngombwa rwose abagore bajya mu mujishe kandi bakageza umurwayi kwa muganga. Guheka mu ngobyi ya kinyarwanda, iriya ya bane nyine ya kinyarwanda, biracyabaho, biracyashoboka mu bice runaka. Bivuze rero kugira ngo abana batesekazwe wenda na mukase, nkuko nabivugaga, papa we ubizi neza, uzi uko abana, urumva niba yarabareze neza mama kibatwite, hanyuma kugera ku myaka mama apfiriyeho abasize, azi uko bazamutse, akwiye kurinda yuko hatazamo icyuho runaka wenda kizanywe n'undi muntu utazi n'imibereho y'abo bana, sibyo? Nicyo ngicyo ngiye navugaga, navuga ngo no kuri urwo rwego icyiza ni uko papa yaguma mu nshingano agafasha aba bana, kandi birashoboka. Nuko twabashimye, twabahaye n'amashyi abo bagabo, ariko ngiye ku cyanjye giti mu myaka itari mike maze kwinosi, sinagize amahirwe yo kumenya n'umwe. Mbabarire yenda Christine niwe wabasabiye amashyi twanabahaye, yaba hari abo azi, reka nawe tufashe ibyo bintu. Be Christine, tekereza ko ibintu abagabo babishobora? Birashoboka nubwo bigoye, ariko birashoboka. Ntabwo ikintu kigoye cyose biba bivuze yuko kidashoboka. Birashoboka, yabigerageza, ariko nanone aramutse abonye umuntu waza akamufasha, akabona bishoboka kandi bishobora gutanga umusaruro kuruta kuba ari wenyine, nabyo numva byafasha. Ariko hakabaho kuganira n'uwo yazanye, akiyumvamo abana n'abana bakamwiyumvamo, bagafatanya bagakomeza, nabyo birashoboka cyane, bagakurikirana uburere bwabo ndetse n'imyigire yabo. Numva nabyo ntacyo byabitwara. Hanyuma duhindukiye rero ku ruhande rw'abamama bo bakunze no kwishobora, ubundi bo babishoboza iki? Babigenda gute mama Christine? Kuko rwose twabonye umubare munini n'iyo nta n'ikibazo rwose, genda mufasha, akarera umwe, akarera babiri, n'aba bandi ahubwo bakajyayo ukabona n'urugo ruranakomeye no kurusha n'uko umugabo yarusize rimwe na rimwe. Bo babigenza bite? mu bishobozi iki? Mwagira inama ki abagabo benshi batsinzwe kandi urugo rushyashya rukamanira, kuko ibirego abana bamuha, iby'umugore aha kontre n'abana aho umugabo ugasanga byivana, avuga ati n'undi yo nabyihorera. Hari n'abasoza biyahuye avuga ati ibi byose binarangiye, bivuyemo akiruka akajya ku musozi.
hanyuma bibananiza iki wa how can we empower them twabongera imbaraga yoti yenda babigenza gutya abagabo ubushobozi bafite nako ubushobozi abagore bafite abagabo baburira hangaha nihe nama twabaha ahubwo namwe mugerageze mwiyijyana yenda mwanyiraga mutya mugaruke mwijyana. Ndaza kubisobanura wenda mu ngingo nk'ebyiri. Iya mbere bitewe nuko ngenda nganira n'abantu batandukanye. Icya mbere ni ukubanza ukicara wowe ugatekereza ibintu byabaye ibyo ari byo, ukabanza ukabyakira muri wowe kandi ukabona yuko ari wowe ugomba no kurwana nabyo ugahangana nabyo. Icya kabiri hari ukwiyegereza Imana ku bantu bemera Imana, kuko buriya Imana irakora kandi ikorera mu bantu kandi ikoresha abantu. Ariko icyo sindi bukivugaho cyane, reka ngaruke kuri icyo ngicyo cyo kwicara wowe ugatekereza ibintu byabaye. None se niba byabaye ndabigenza gute? Hari uburyo ugomba gusetinga ubuzima ndetse n'aba bana ufite nabo ugakomeza kubafasha mu gihe runaka, bakaba nabo bageze igihe bazagufasha, kubera yuko muri ubu buzima turakura tukabyara ejo tugasaza, abana twabyaye iyo hatabayeho izindi ngorane bakaba ari bo noneho baturera. Ariko njye numva bavuga ngo noneho ngo urukwavu rukuze ngo bararurya ntabwo rucyonka abantu. Ariko rero ibyo bintu nabyo si byo, ntabwo twabishyigikira rero ku bana tubarera ariko nabo nidusaza baturera uko byakabaye kimwe ku kindi. waravuze ngo ndinda nebyiri, ndinda mawe cyangwa dawe na ndinda mwana wanjye. Ngo rero iyo byabuze iyo ndinda abaye imwe aba ari ikibazo. Kuzakubaza niba zibera kubyaye ngombwa kurere. Reka ngaruke ku gitekerezo narindi mu kantu ko nakwari kabira akoze umwana umubyeyi agahamagara umwana yenda bikigare ati mwana dore umuriro urashize, umwana akamubwira ati niko muze so yarakubyaye ngo nkurere. urumva bene abo nabo babaho, ariko urumva nabwo ni uburere buciriritse birumvikana, idakwiye ntabwo ikwiye abantu, ntabwo ikwiye u Rwanda rw'ejo. Umwana burya warezwe nawe aba agomba kurera abandi, kandi burya urera abafite intege nyine zidahagije zo kwirera, ni inshingano rwose. Ariko Christine wenda yaranakomeje, ariko wenda Bolingo twari turimo ku bijyanye n'uburere bw'abana, ndetse tuvuga n'ibijyanye n'ibyo byago byabaye, wenda papa arapfuye cyangwa se mama arapfuye, noneho abana barasigaye. Ibyo byo wenda ni ibintu biri kamere, rimwe na rimwe tudafiteho n'ubushobozi. Ndetse niyo bimeze gutyo umwana nta nandi mahitamo afite, kubera ko nyine ubwo nuko byagenze. Dore ikintu kibabaza ahubwo cyane cyane, abana baba bafite ababyeyi batabana cyangwa se babana batumvikana. Noneho ugasanga niba wenda habonetse gatanya hagati y'umugabo n'umugore, ibyo umwana nawe agiye kubihomberamo, ndetse akenshi bikanangiza n'imyigire ye. Muyihe njyana rero ugasanga burya ngo ntazibana zidakomanya amahembe, niko njya mbyumva. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ntago umugabo ari umumarayika, nta nubwo umugore ari umumarayika, ariko uko byamera kose basabwa kubana. Aho umwe agize intege nke akaba ariho intege z'undi zizamukira, ibyo ni ibintu bisanzwe. Hari igihe rero biba ikosa ndetse kikaba ikibazo kigera no kuri wa mwana. Muyihe njyana rero ugasanga wenda papa hari uko yenda yabona mama w'umwana, wenda bitakijyanye nuko yamutekerezaga. Wenda yatekereza ko azaba ari marayika, ariko yasanze atarashatse marayika, sanga ari icyucyaza ari icyuma hafi aho ngaho. Noneho ya madepo yose cyangwa se ya makosa ya mama, ugasanga papa ari kujya yaganira na wa mwana kandi ari ku ishuri, avuga ati buriya kureba nta kigenda kabisa. Cyangwa se mama akaganira papa ati buriya nubwo ubona so ariko ni icyo nta muntu umurimo. Ibyo bintu biragenda bikica umwana. Noneho umwana akibaza ati ariko ubundi papa niwe shyashya, mama niwe shyashya, kuko urumva buri ruhande rwose rushaka kwigira inshuti ku mwana. Noneho umwana basigaramo hagati yibaza ati ese uwo umwiza ninde nkwiye kumvira. Icyo gihe umwana aragenda akajyamo hagati akabura
akabura umurongo n'umukurikira akajarajara akajarajara intekerezo ntibibe hamwe. Icyo gihe niyo ari no ku ishuri ntabwo yiga ngo bijyemo. N'imyitwarire ye rwose usanga ari ikibazo kubera yuko nawe aba ari mu isi ameze nk'uri mu kirere. Ni ukuvuga ko noneho wowe urabijambije rero. Hari umubyeyi duherutse kuganira yatuganiriye neza cyane, yatubwiye ku kuntu bibi birutana. Yego. Ati ndetse burya n'akamuga karuta agaturo. Ariko wowe nshingiye ku ijambo uvuze, yenda Christine aritubwireho niba yabyumvaga kimwe n'abantu atubwira. Kije ijambo uvuze ugize uti ikiza nangwa n'uwavuye wapfushije ubwo tuyapakaye bya koro, ariko bapfuye ari gupfa abantu bahagaze ni hafi aho ngaho. Nubwo ari ngo wikakaye ariko twebwe tubibonera mu burezi, kuko buriya amakosa ya mama nka niba ndi umugabo nakwiye kugira imva nyabikamo, ariko nacyo kiraremereye, birashoboka. Hanyuma aya papa mama nashaka imva yabikamo, kandi imva ntikwiye kuba umwana. Ariko niyo mva nisi, kuko wenda umwana nawe ibyo bintu bibera ku isi areba biboneka. Hari ngo abantu bamwe bazi gutwika inzu bagahisha umwotsi, ni uko umugore kera abantu bakigira urugomo, abagore bagikubitwa, dore rwose byahozeho. Umugore akaba ari urushyi mu nzu, yasohoka hari ushuhuje agasohoka aseka. ngo kera abantu bakunda gucana mu nzu cyane muri Nyakazi kibaho kazarizwa n'imyotsi irasha mwakizemo, kandi ari urushyi rwiza cyane. Ibyo bitakuririra mu myotsi, bakurira mu myotsi byaturutse. wasanga ariho Abanyarwanda murashoboye kandi rwose kurira myotsi ari aho byavuye, kuko nta n'umuntu aba myotsi ngo ure no kurira. Ariko urushyi yakubiswe rugahinduka imyotsi, rugaharirwa imyotsi, akaba ari imyotsi murije. Ariko umwana ubona ibyo ngibyo ducanye tutanacanye ukabyita imva ikristo, ibyo bintu mbese byashoboka, byahishwa, byabonirwa imva, bishyirwamo bikarambikwaho urutare, byashoboka cyane. Ariko biravuna, byavunana cyane aho byaza bastingira cyangwa se byasandarira, byari ikintu kibi cyane. Tuzi uretse n'ibyo twavuze byo guhisha yenda nk'iki, hari n'igihe barwana cyangwa avuge barwanaga, baherewe n'uyu munsi haba bakiriho za kazi ziba zidakira, urumva ziri aho badashoboka, uburyo umugabo n'umugore bagundagurirana mu cyumba, abana harimo bagasohoka muri saro, urokotse undi agaturumbuka, cyangwa umwana agasohoka mu cyumba cy'akazi agahondagura ushoboka, avuga ati we niwe munyamakuru. Umwana ugasanga yasigaye ari hagati y'ababyeyi. Icyo kintu kirakomeye. Burya hari n'amakimbirane ashobora kuba ari nko mu biganiro, ku buryo amakimbirane papa na mama bashobora kuyacocera hirya aho umwana atabasha no kugera. Ariko iyo byamaze kugera ku rwego papa na mama barwana, iyo ni na skandale, kuko umwana we asigara yibaza ati se ibyo byose umwana yatabara mama we uruhande rumwe. Rimwe na rimwe ugasanga nk'umupapa ari urushyi rw'umuhungu we cyangwa rw'umukobwa we kubera amafuti ye. Ubundi ni gute ababyeyi uretse kurwana ubwabyo nta gisobanuro bifite. Ahari n'abarwana bagakwiye no kurwanira kure cyane aho abana batagera. Ariko burya umwana yakwiye kubonamo papa umuntu urinda urugo, umurinzi w'umuryango, akamubonamo cya cyubahiro. Kandi burya ibanga ririmo, burya ngo nuba ushaka gukunda abana, niba uri umupapa banza bakundire nyina, burya bizaba bihagije. Burya niba bananiwe gukunda nyina w'abana, ibyo bakorera w'abana byose bihinduka zero. Ubwo rero byamaze kugera ku rwego rw'uko noneho barwana n'abana babareba, urumva byo ni ibindi, biba bikeneye abajyanama b'ubwoko ntamenya, ariko biba byamaze kugera iwa ndabaga. Ntibinakwiye mbese mu muryango nyarwanda. Kurwana ibintu byo kurwana, ariko ahari kera nako imvugo nyarwanda, umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo agahugu katakubise imbwa ko ururisega. Ubwo imbwa ibaye muri abo babiri, urumva haba hari umuntu ushobora kuba afite ikosa, uwo mugani ntujye kure, ushobora kuba afite ikosa agomba gucyahwa, yenda ni umugabo cyangwa ni umugore, bitewe n'uwakoze ikosa ugati uyu munsi ndaguhana, agashaka kumunyuzaho akanyabo akikubitira umugore. Ariko umunyamakuru yenda urakoze cyane. Buriya tutiriwe yenda umugabo afite igisobanuro. Kuba umugabo hari icyo bivuze, ntabwo ari ukuba umuntu afite ubwanwa n'ibiki byose. Buriya umugabo ukubita umugore cyangwa n'umugore ukubita umugabo, rega bose baratsiburana. N'umugore unoba umugabo
rukambikana ntibigutunge okay nabyo birashoboka ariko buriya umugabo ukubita umugore wamushyira muri kategori y'abagabo cyangwa abari nka surudu wirira kubera ko buriya oya icyo kibazo gisubiza reka nyigusubize uragisubiza ariko ngiye namaze kubona igisubizo kubera yuko muri kamere y'abamama cyangwa se y'abadamu azi neza yuko umugabo amurusha imbaraga no mu miterere sibyo se ntabwo cyangwa se ko babyumva yenda wabibaza Chris nako ngisimbyemera kimwe nawe wese kubera ko utari umugore we nawe ntabwo ariko ntacyo ari buze kubivugaho rero burya ni nko kuba umuntu uri umugabo ukajya kwirirwa urwana n'umwana mujya mu mitsi kandi n'ubusanzwe aparama kikureba arabona yuko wamurusha imbaraga rero hari uburyo ibibazo biba bikwiye gukemurwa mu muryango kugira ngo binafashe wa mwana burya umwana rega kugira ngo anige neza twebwe nk'abarezi tubona abana bamaze gukura baravuye mu miryango burya niba atarabonye urukundo mu muryango we burya kumuzana ku ishuri ngo aje kwiga kandi bamwe barara barwana baterana imigeri n'imfunda ntibabura no kureba kuri birete y'umwana ngo ategereje ko umwana aza yabaye uwa mbere yayo nicyo kintu kiba gitangaje byaca mu zihe nzira burya amata agira giterekwa kandi ngo n'isuku igira isoko muri iyo njyana rero nkavuga ngo rero umugabo ukubita umugore ntabwo ngiye mwita umugabo niba banahari rwose bihangane ntabwo kuba umugabo bishakirwa mu gukubita umugore bamwisajya ngo wamuvanye ku mugabo namwisesa uruduwire cyangwa se ubugabo abari aho ngaho gusa ari ukwidumira okay uvuze ku mugabo ukubita umugore hanyuma Kristi uvuga ngo kubita umugore yiswe ubugabo umugore wakubise umugabo wese ubwo bibaho koko umugore ahangara umugabo akamukubita kuki atamukubita se ntabwo mbyumva bitekereza ko byaba akora n'abagabo bakwiye gukubita bafite intege n'abagabo bakwiye gukubita niba abagabo bakwiye gukubita abagore basigaye ari bigabo bakwiye gukubita uze ko mu mwanya wenda mbivuge uko mbyumva hari ikintu atari kumva neza umugore yakwifata agakubita umugabo si ubwo umugabo ubundi yaba ari umugabo mubanze mumbwira ko urakwita umugabo se kuko yakubiswe cyangwa nuko atirwanya ngo umugabo umugore yatinyutse akamukubita urushyi uwo ntabwo ari umugabo ni uko byumva umugabo ndamubonera izina yatabonye umugabo wakubise umugore yiswe suga none umugabo wakubiswe n'umugore ubwo aba ari ikigwari izina turi bumubonere reka ubwo aba ari ikigwari wenda ariko nanone reka tugaruke nanone atari wamukubise yagukubita nabyo sinzi nicyo ariko rero hari umugabo nyine sinzi uburyo yenda ari buhanwemo ariko n'inka zitagikubitwa ariko hari ibigabo bikeneye umugabo ukubita umugore umugore ukubita umugabo ni ibiburaburyo sinzi umuntu yabashakira irindi zina ariko baba bamaze guta karite z'ababyeyi ndabona wenda icunga igihe arimo adusinyara igihe cyegereje ariko ngiye navuga nubwo wenda ibisubizo bidashakirwa mu gukubitwa ariko hari abagabo bakwiye gukubitwa ndetse badakeneye gukubitwa n'abagore cyangwa n'undi muntu ahubwo nabo ubwabo bakikubita ni gute nk'umugabo cyane bita kwikubita agashyize bibaye byaba byiza kugira ngo aho kugira ngo arye inshi wakikubita agashyi aho kugira ngo akubitwe inshi cyangwa se no kucyowe icyo nteberanya aho kimwe nawe zaka uko icyo gishyira ku gice kimwe erega buriya atakikubita nawe akarya ariko reka nkubwire buringo nugera mu rugo ugasanga umuryango ujagaraye ikosa rimwe uzarirebere ku mugabo ahanini uzakora ubushakashatsi nawe uzabukora simbizi urugo ni umugore oya urugo ni umugabo ugeze mu rugo ukabona ugasanga urugo rurajagaraye usanga ikosa uriha umugabo cyangwa urishyira ku mugore hari umugani abanyarwanda bavuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo nanone urugo ruri ku murongo ibyo nabyo bifite ikindi gisobanuro kubera yuko umugabo ni umutware w'urugo keretse niba mutemera ko umugabo ari umutware w'urugo kugeza ubu ntabwo bikemewe ibyo mvugo ahubwo ninde oya ntabwo kuba uri umutware bisobanuye yuko ugenda ngo wigire intare mu rugo ushobora gutwara iki niba utari intare gutwara ariko n'ugushyira niba intare ari intare mu ishyamba nawe ukabikita umutware ibyo ni ugutegeka ndetse no gushinga igiti ntabwo ibyo ngibyo ari byo ariko kuba umutware urashyiraho guidance ushyireho umurongo ngenderwaho ku buryo usanga mu rugo ibintu biroruganiza niba rero umugabo nicyo navuga ko cy'abagabo bakwiye gukubitwa
ariko badategereje gukubitwa yenda n'izindi nzego cyangwa n'abagore, ahubwo nawe ubwo akaba yikubita mbere yuko anakubitwa n'undi muntu. Ni gute umuntu yagenda agakorera amafaranga hanyuma wenda akagenda akarya ifi n'ifiriti, yataha yasanga yenda batetse ibijumba nka dodo wenda akabitera ishoti, rimwe nawe akavuga ngo ntago arya cyangwa se ntago bene ibyo biryo bari bakwiye kuba bategura. Wenda nyina mama wanjye akaba yakwihangana akanabana nabyo igihe runaka, ariko ugasanga umugabo ntabwo ahinduka. Bene nk'uwo mugabo udahahira umugore, udahahira abana, ndetse ntanatanga umutuzo mu muryango, bene nk'uwo ngubu aba akwiye iki? Ariko nubireba uzasanga pourcentage nini irahari y'abagabo bameze gutyo, akirwa tunarira amafaranga, ariko amafaranga yiye umuryango ukabutayazi. Ariko ntabwo ari kenshi uzabisanga abagore. Impamvu navuga ko abagore bitabaho kenshi, njye Nyabugogo hariya usanga nk'umukobwa wabyaye umwana wenda amubyariye ku muhanda, ariko ugasanga aramuhetse yikoreye agataro, wa mwana akamurarana mu mbeho ku muhanda, ariko ntabwo amuta. Ariko ugasanga umugabo ufite wasize abo bana n'umugore ararya ifa yirenzaho ifiriti, ariko mu rugo nta n'umunyu uhari. Mu by'ukuri icyo kintu nacyo kiragayitse, kuko byangiza wa mwana. Mu kanya umwana no muhereza ku ishuri ngo ategereje ko azaba uwa mbere binyuze mu zihe nzu. Reka dusoze. Umugabo agomba gukubitwa n'umugore. Yavuze bakwiye gukubitwa ko bagakwitwana. Icyo kibazo Christine bazikubita, bakwiye kwikubita niba ari kagashyenda bavugaga, ariko rwose ubitekerejeho neza baba bakwiye ibihano. Imigiremo agafurero bahinduriye migi. Byaba byiza ko rero ku nsanganyamatsiko yacu n'ubwo ngiyo nayo numva hari ukuntu ishyushye mu hati zazamura. Aba bana muhurira nabo mu mashuri, mubatereta gute mwabitubwiye, ariko noneho reka duhe inama ababyeyi. Wa mubyeyi wagize izangorane akaba ari kurera wa mwana, ari umugabo wabyemeye wabishoboye, nuko twabonye ko bishobora bake, akwiye kubigenza gute? Christine, duhera umugabo inama, Isaac nawe araza kuduhera abagore, twongere dusoze duhinduranye gato tunasoze. Cyambere wa mugabo urimo arera abana cyangwa umwana ari wenyine nta mudamu hari, rimwe na rimwe hari inshingano agomba gufata akigira nkaho ari umumama. Wenda ndatanga nk'urugero, ubundi abapapa tumenyereye ko ari abantu baba bari aho bafite igitsure, azavuga umwana ibi n'ibi afite igitsure. Rimwe na rimwe rero agomba no kwiyoroshya, akaza agafata abana agakina nabo, akaba yabafata, wakarabye, niba utakarabye se reka uyu munsi ndagukarabya, mbese akabegera akababa hafi, akabaganiriza mumeze mute, mwiriwe mute, utugambo nk'utwo ngutwo two kubaganiriza, two kubakurura, two kubagira inshuti, nitwo tubaremamo ubumuntu cyangwa se tubaremamo icyizere no kumva ko bafite agaciro, cyangwa no kumva ko na wa mubyeyi w'umumama ahari. Ni ukuvuga ngo muri rusange bisaba umupapa amanuke nawe ye guhorana igitsure buri munsi, rimwe na rimwe amanuke nyine yigira umumama, akora inshingano nk'iz'umumama. Niza ko bwana Isaac tujye gukopera ngo n'umumama yigira umupapa. Buri wese afite buri wese afite uko aremye n'imiterere ye, n'ubwo inshingano wenda zijya gusa. Njyewe inama nagira ababyeyi b'abamama wenda basigaranye abana muri ubwo buryo, bwa mbere hari ukwegera nyine b'abana, akaba cyane ko abamama mbona kenshi baragerageza, ahubwo burya umubyeyi wa kabiri ni ishuri. Burya abarezi nabo ni ababyeyi ba kabiri. Biba byiza rero iyo bene abo bana iyo bageze mu bigo by'amashuri, uba ukwiye no gufunguka ukabwira abarezi bagiye gusigarana wa mwana, kugira ngo na ya myitwarire agaragaza nibura umurezi ajya ayihuza cyangwa se ayirinkinga na ya mikurire y'umwana n'ibibazo yagize akiri mutoya. Icyo gihe bituma no kumuhana no kumugorora byoroha, kuko umuntu aba azi imvano y'imyitwarire y'umwana. Ariko iyo umwana atunguye abarezi bakabona bakoze ibintu bidasanzwe, rimwe na rimwe atazi kwiyenda ko yarezwe n'umubyeyi umwe, hari igihe n'imyanzuro ishobora kuba itaba myiza kuri wa mwana, kandi yenda nta n'uruhare rudasanzwe yenda yabigizemo. Numva rero burya ku ababyeyi, umubyeyi w'umumama kuganira n'abarezi kuri ya mibereho y'umwana nabyo birafasha kandi byubaka wa mwana, kuko burya umwana aba ari hagati y'ababyeyi n'abarezi kugira ngo azavemo umuntu nyamuntu. Ariko hari akantu gato tugana ku musozo n'ubundi muri ku isa kubaye nk'ugarutse yuko ngo abamama bagerageza
mu kurera nakwibuka imvugo y'abanyarwanda nawe yisa n'iyabaye kimomo iyo babonye umwana w'imico itari myiza avuga ngo umwana n'uwa nyina ngo yarezwe cyarezwe na nyina uko nguko bakavuga gutyo ukaba ahubwo wakumva ibintu muri kuvuga binyuranyije mu kinyarwanda tumenyereye yuko umwana uri smart uri seriye umeze neza ari uwarezwe na se wenyine se simbizi hano bya bintu abagabo hari ukuntu nyine babayeho bumva ngo bashoboye kandi banashobotse ariko burya umwana nyamwana wakuze neza ni umwana warezwe n'ababyeyi bombi wabonye keya za mama akabona keya za papa uwo mwana rwose ariko nabo bazima atari bamwe bameze nabo nk'abasazi kuko hari nawe usanga nawe ubwe nta burere afite ari papa ntabwo wenda no mu mama ntabwo umwana wese bazarera umva nyine ntawe utanga icyo adafite niko bavuga ubwo rero niko akunda abagabo twagiye twungwa amata ngo amazi y'abaye make ngo harirwe imfizi ibintu nk'ibyo byo gukurura twishyira ariko burya umwana nyamwana ni uwarezwe n'ababyeyi bombi niba rero umwana hari n'imyitwarire agaragaje itari myiza ntabwo bikwiye kujya ku mutwe wa mama gusa cyangwa se wa papa gusa ahubwo n'uw'ababyeyi bombi kuko kurera ni ugufatanya ubwo hanyuma Kristi akomeje ku kantu nako kameze nka kakandi nigeze kuvugaho nanjye umwana nyamwana hanyuma hari wa mwana ariko tubona n'abandi bana bagenda bagarasha ibigarasha agapfapfana ukabona rwose ni igipfubangane kiraho ari aho ngaho afite na bababyeyi bombi abo bana bo bazira iki haba hari fagiteri nyinshi zitandukanye mpamvu icya mbere ni bwa burere atahawe mu rugo nabo tuvuga baba bafite ababyeyi hari ikintu murimo kwirengagiza muri iyi minsi ya none turimo ababyeyi abana babuze ababyeyi kandi ababyeyi bahari ntabwo ababyeyi bafite umwanya wo kwegera abana tuzayigarukaho reka tuzayivugeho ubutaha nayo kuko ifite ibyayo harimo icyuho ababyeyi ntabwo barimo kubona umwanya wo kuganira n'abana kubera kwirirwa wenda dushakisha imibereho duhiga ya mvugo nyine dukunda gukoresha ariko muri wa mwanya muto y'umubyeyi abona aba ari umubyeyi umwe aba ari ababyeyi babiri ubwo reka mbijyanirane bashakemo n'umwanya wo kuganira n'abana si bitubakiri batoya bazamuka ntibakiri igiti kigorwa kikiri yego uko ugenda umuburira umwanya niko agenda abona ibindi bimukurura kandi bishobora kumujyana mu zindi ngeso zitari nziza n'imyigire ye ikaba umunyamakuru ako kantu Christine arakavuze wenda ntekereza ko wari wikije arakavuze binyibutsa uburyo hari imiryango usanga ireresha abana babo abakozi ugasanga umukozi yavuye ibuzinganjwiri nawe byaramucanze ubuzinganjwiri hari ibice ukwiye kujya utembera ngo nituvuga nkotsi tukavuga bikaro nkotsi na bikaro uruhu uratangira ngo nini arazancira n'ahandi yagize mbese henda kwigirayo kure rwose ubona umwana nawe niba ageze nko kuri kaburimbo aba ameze yabona ibintu byabaye novere wa mugani hafi aho ngaho ibintu byabaye novere n'umwana wageze muri segonderi arebye ibintu byose bakabaza ati ariko urabona ibintu bimeze gute barumva bageze muri segonderi ngo ndabona ibintu byose byabaye novere ariko byaranumvikanaga yagera kuri kaburimbo wenda ari ubwa mbere kandi wenda agize imyaka 10 bene abandi bari abata ishuri babishaka cyangwa se ku mpamvu nk'izo zose akajya ngo gushaka akazi ko kurera abandi bana noneho umuryango wiyubatse ukagira icyizere wa mwana nawe byacanze mu buto bwe akaba ariwo ushaka kureresha mu by'ukuri bene abo bana bakurana agahinda abo barerwa na bene uwo mwana kuko nawe ntiyarezwe kandi ntawe utanga icyo adafite kandi burya umwana akeneye keya za papa akeneye keya za mama ariko bene wa mwana nawe niba yarakuranye yarakuze nta keya abona ubwo umwana narira bisanzwe aramuhonda inkonje hari igihe basanga nko ku muhanda bagiye kubategera ugasanga akana gahetse igikapu umukozi ari kugahonda inkonje ati wacyana ibintu uri kwigira ibintu wigize ni ibiki bene ako kana karababaye noneho ugasanga papa yagiye kududuba mama yagiye gushakisha ibaze iyo bibaze umwaka bikamara 2 wa mwana azakura nawe ari umurakare azavamo ikindi kintu ni ukuvuga rero ababyeyi nibashaka umwanya ku neza no ku nabi begera abana ibitari ibyo ngibyo tuzagira generation ifite ibibazo bakaminka bamara bahumuza bakongera bagakora icyo bita kurindira nimwaba muri gusaba ababyeyi ikintu badafite
aho kugira ngo umubyeyi yirwanire cyangwa arane n'umwana inzara ari kumuha umwanya yabona akawunga hanyuma umwana agasigara n'umugozi. Reka nkubwire wenda n'ababyeyi turimo dusaza n'ikiganiro bazaduha ibitekerezo ntabwo byoroshye ariko niho ruzingiye kubera nta kintu wagereranya n'umwana wawe n'undi kujya guhaha ariko ugahahira umuntu uzavamo ikihebe kubera nawe uburyo yakuzemo nta keya ntaki usibyo bizazi umva ngo ararekwa ntashira ariko ndumva ntashizwe. Reka twisabire wenda reka dusaba abantu ariko rwose mugende mu bintu mitegureho neza bajye banabaga ibitekerezo kuko ababyeyi bahari murabahakanye ko badahari kandi nicyo gihari. Abakozi mu ngo zose barimo twabavanye naho tutazi tutanakeneye no kumenya icyo tubona nuko tubona niba umuntu usigara mu rwanda ariko se ko yashaka kakinywera ariko akaba tumva ko ari umuntu twasize. Hanyuma hari abapfuye barashyingurwa, hari abapfuye bahagaze, hari abafunzwe, hari abarwaye, hari abatanye bisanzwe gutyo gusa. Ibibazo ndumva tutabigeze iyo twashaka ni byinshi ariko ntabwo byarangirira muri somo rimwe. Reka dusubire mu bitabo dusome tuze tuzanye impamba muzaganirize n'abandi wenda nabo bafite uko babyumva ariko ukuri uko njye mbibona niko nakumazeyo ariko mwongeye no kunganiriza buriya nababwira n'ibindi nzaba none uko bigenda bivuka. Reka rero dusoze na Christine suhuza abanyeshuri muri rusange ubifurize. Abanyeshuri banjye ndabasuhuje mwese kandi ndabakunda niteguye kubana namwe muri buri kimwe cyose mu ngeri zose. Nawe dusuriza ababyeyi ndanabakunda cyane buriya ni abafatanyabikorwa beza cyane nuko nyine hari igihe usanga hari igihe bigorana kubera nk'izo mpamvu zose twavugaga ariko ababyeyi ndabubaha cyane kandi nabo bumve ko biyubashye. Reka noneho nanjye nsezere ngenda sezeye nawe ndabasezere cyane mereye kuri mbasezera ariko Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Umuco, Minisiteri Minaloc bahita mu Kinyarwanda ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Minaloc, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'izindi nzego zose zifatanyije hamwe. Uburere niryo shingiro ry'igihugu, niryo shingiro ry'umuryango. Reka abantu bose twikubita agashyi ku muryango tugerageze mwagafu twinyare mu isunzu tugire uburere bwiza kandi birashoboka abana bacu uko nirwo Rwanda rw'ejo. Si byose mugira umugoroba mwiza. Mwakoze cyane.